navuye ko nasanze udahari. Ako ndumva nta hantu handitse ko ngomba kubwira ahantu ngiye hose. Tuve muri ibyo nanje gufata ibyo wanyemereye. Mera uko usiganga umbwira ngo uraje mwari kwa muganga. Nisi baye ingahe? Amusore naribagiwe. Naketse ko mbeshya utarwaye. Utibagirwa iPhone shera cyangwa wibagirwa mu modoka. Ndashaka kumenyesha ko ngiye ibyawe ijyanye na byarabishizwe akato. Kandi byari byarangiye. Uvuze ngo sohoka mu rugo rwanjye kandi wibagirwe inzira. Ndakumenyesha ko ntari buva. Ikindi kandi nukomeza kunshyushya umutwe ndahita mpamagara abashinzwe umutekano. Ako namenye hanyoye n'imbuto zabo. Ibi ntabwo ari itabi gusa. Ngiye guhamagara abashinzwe umutekano mvuge ko mfashe ku ngufu noneho ndebe. Ni muntu arano kumuhima hari umuhungu ugiye kumfata ku ngufu. Ku muhanda wa 15 igipangu nimero 8 bagiye kugufata bagufunge nibwo uramenya shero wonje. Pasitike yadutunguye cyane. Yasingiye abantu barakira aratungurwa bose bashima Imana. Imana ishimwe niba ari yo bikoze. Ndumva nta mpamvu yo gutekereza ko byakozwe kandi ibikorwa byivugira. Iki ni cyo kibazo cy'abantu ba hano. Mwagiye mwemera cyangwa mukabaza bakize. Ariko pastor yashimaga ntabwo yahakanye. Ibintu byabaye birimo urujisho ntabwo byaturutse ku Mana. Uwiteka azahishura ibyo atubwira ibyo ari byo. Ngendo mu Kristo zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kuko Mana yanjye koko nzakomeza gukorera muri ibi bigeragezo bitajya birangira kugeza ryari. Urongera none sha urongeye uyu muntu abaye mugana ahantu hose yirirwa atega abantu basaba lift bikarangira batse amafaranga bayamwima akavuga ko agiye guhamagara inzego z'umutekano ababeshya ko bamufashe ku ngufu. Afande mumbare sinzongera uyu ngo nisheri wanjye nuko twari twatongana. Ubushije twaragufashe turakurekura none urongeye nkambika amapingu sha. Umubabarira ubwo asabye imbabazi wenda ntabwo azongera. Gusa ubwo ntazangarukire hano. Nasohoka soka. Mwihangane. Murakoze cyane afande nta kibazo. Mugire umugoroba mwiza. Namwe. Mbabaye umbwire wabigenje gute? Ziriya mbaraga wazikuye? Ibyo si byo byihutirwa. Icyo umutima ushaka cyose ubwikunda ukigeraho. Aho bugejeje he cyangwa byarakunaniye nkoresha izindi mbaraga nshaka bagusimbura. Bigeze kuri. Ushaka gutegura inama z'ubuyobozi bushya nyuma y'impinduka zigiye kuba. Ahubwo mbwira iriya nkuvuko nzi ko ntayo usanga nkwe wayikuye. Ibyo ndumva byazagerwaho nyuma. Dushaka ibyihutirwa. Allo? Mishanda gushaka byihutirwa ku biro. Sawa. Ariko segara uravugisha ukuri kw'ibyo wambwiye ari byo cyane amagambo y'abarokore gusa. Oya ntabwo ari amagambo y'abarokore kuko ndamya neza ko amakuru bampaye yizewe cyane ko nanayakuye mu b'imbere mu nzu numva ko batambeshya ahubwo nizere ko tinakurangiye ugiye kumva. Ndakoye Grace we nuko byitondera umuntu akabigendamo gake ahubwo ubu
ngiye gukurikirana uriya mugabo ndebe ibyo akora. ahubwo inama nakugira wagakwiye kucyuza ku rusengero kenshi cyane kugira ngo nawe ubashe kugira ibyo wibonera n'ibyo umenya. ariko da nabonye no ku rusengero barateye imbere cyane. umugabo arahanura, Pasiteri akiza indwara. ariko njyewe usibye ko Pasiteri namukunda, agira utuntu twinshi cyane tw'uducabirane. gusa usibye ko njyewe nikundira umugabo wawe. akazi kararangiye, ndamahoro ubwami burafashe. nsabye ko mbona intebe bayirwanira ari benshi. umwanzi wawe numva kandi kumwikiza biroroshye cyane, ni uko umutangaho igitambo cya burundu. akazi kaba kararangiye. Yesu ashimwe papa. Yesu ashimwe. Wow. Kubwa wanjye biranshimisha iyo uvuze izina ry'umwami wacu. Ni ukuri ndagushakira igihembo kandi vuba ngaha. Erega ntago mwanga Yesu. Dupfa ikintu kimwe gusa. Dupfa ko yantwaye ikintu gikomeye cyane kandi nakundaga. Iki kiye gutwaye? Papa yarakunyambuye, iragutwara kandi nanjye ngukunda. Nkumbura rwa rukundo rwawe, ngakumbura ukuntu wanganirizaga ijambo ry'Imana. Akubu wabaye w'itorero, nanjye narakubuze. Naomi mukobwa wanjye, ikosa ndaryemera kandi niteguye guhinduka rwose, vuba rwose. Akoze ukuntu wari umupapa mwiza, kera nyine tukiba mu buzima busanzwe, taraba umupasiteri ukomeye ukenerwa na buri muntu wese. Akubu nyine kukubona ni ikintu gikomeye. Nkumbuye papa wanjye utari pasita. Ngiye guhinduka rwose vuba vuba vuba. Ahubwo itegure tusohoke tujye gusangira ka ice. Sure. Yes, yes. Siko nari nkamisinze. Ubwira wa mushuti wawe tumunyureho tujye gusangira. Mama yamwirukanye ahita agenda. Ntacyo. Bora tuzongera tumubona. Ako nzanatuye. Kandi nabonye yavuye hano yagiye mu gakiza neza. Gira tugende, gira tugende. Itegure. Gira tugende. Divine ibiki numva muri korari? Pastor, ndabona ikibazo cy'imyambaro idahwitse gikomeje gufata indi ntera. Twabivuze igihe kinini cyane ariko ndabona nta gihinduka. Aho usanga umuririmbyi azambaye imyenda yishakiye nkaho wagira ngo ntabwo aje mu nzu y'Imana. Hari ibintu maze iminsi numva mu baririmbyi. Kwigira abanyamwuka atari bo, kwigira abacamanza ba bagenzi babo, kugenzura imyambarire y'abakristo batayibagurira. Kwambara no kuririmba bihurira hehe? None se pastor, ushyigikiye abakristo bigenza uko bashaka bagakora uko bashaka? Ubwo se ubuhamya bwabo ni ubuhe cyangwa se imbuto bera n'izihe? Tugomba kureba mu mpande zombi. Abambara neza nibo usangana amagambo n'amazimu, ugasanga barashyigikira abiyita abakozi b'Imana atari bo, ari amapoto ahagaze gusa. Nanone ugasanga basuzugura abahamagawe by'ukuri. Ariko pastor,
hari ikintu ntari kumva. None twambara uko dushaka, tugenda uko dushaka, kandi ari twe twagakwiye kuba ubuhamya n'umuco w'iyi si. Ibyo nibyo nahoze mvuga kuva kare. Hari impumyi ziyobowe n'izindi mpumyi. Mwe muririmbe neza, ibindi mubiharire abuyobozi. Sinumva impamvu tugenda ku myambarire. Twahawe ubuntu, tugendera mu buntu. Gukiza ntabwo ari uguhoza ibitambara mu mutwe bitavamo, cyangwa kogosha umusatsi, cyangwa se kwambara amakanzu agera ku irenge. Gukizwa ni umutima wawe uhamanya n'Imana yawe. Ariko pastor, hari ikindi nifuza kubabaza. Ibibazo byawe nta bisubizo mbifitiye. Tanga umudendeza abantu bahumeke. Iyi ndumva itakiri ekipe y'abaramyi. Ndumva ntaye mu mwanya wanjye. Neguye ku nshingano zanjye. Yesu ashimwe pastor. Sinzi niba ntabarogoye ariko nagira ngo mbasabe mu mwanya mbe nababona. Yego. Okay. Ejo nta kibazo, nategereza. Kandi murakoze cyane.